Hosanna bukole, Alleluia. Hosanna bukole, Alleluia. Kuva isi yaremwa hamaze gupfa abantu babarirwa muri za miliyari. Icyakora hari urupfu rw'umuntu umwe rudufitiye akamaro, ni urupfu rwa Yesu Kristo. Kuki yapfuye? Ese urupfu rwe rudufitiye akamaro? Kugira ngo tubone igisubizo, turabanza turebe uko amateka y'abantu yatangiye. Bibiliya ivuga ko Imana yaremye Adamu atunganye, nta cyaha afite. Yari yemerewe kurya ku biti byose byo mu busitani bwa Edeni, uretse kimwe gusa. Imana yabahaye itegeko ryoroheje ryo kutarya kuri icyo giti cyihariye. Icyo giti cyagereranyaga uburenganzira Imana ifite bwo kugena icyiza n'ikibi. Iyo Adamu yumvira Yehova, yari kubaho iteka muri paradizo hano ku isi. Icyakora Adamu ntiyahaye agaciro ibintu byose Imana yari yaramukoreye. Yahisemo gusuzugura Imana. Ibyo byatumye adakomeza kubaho iteka. Ariko si we wenyine byagizeho ingaruka. Abakomoka kuri Adamu bose bagerwaho n'ingaruka z'icyaha. Abantu bo ubwabo ntacyo bari gukora ngo bave mu bubata bw'icyaha n'urupfu. Bari bakeneye umuntu wabakiza. Niyo mpamvu Yehova yakoze igitangaza, akohereza umwana we utunganye akaza hano ku isi ari umuntu. Yesu yari atunganye nka Adamu. Icyakora Yesu we yakomeje kumvira Yehova. Ibyo byatumye atanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi. Ariko se ni mu buhe buryo urupfu rw'umuntu umwe rwagiriye abantu bose akamaro? Reka dufate urugero. Tuvuge ko umuyobozi w'isosiyete ikomeye yibye amafaranga. Ibyo bitumye iyo sosiyete ijya mu mwenda, amaherezo irafunga. Abakozi bo muri iyo sosiyete barirukanwe, none ubukene bubamereye nabi. Ikosa umuntu umwe yakoze ritumye abantu benshi bahura n'ibibazo. Reka tuvuge noneho ko haje umugiraneza akagirira impuhwe abo bakozi bose. Yishyuye uwo mwenda maze iyo sosiyete irongera irakora. Kuba yishyuye uwo mwenda bitumye abo bakozi n'imiryango yabo bamererwa neza. Adamu ni nk'uwo muyobozi wibye amafaranga. Igihe yigomekaga, yakoze icyaha akiraga n'abamukomotseho bose. Yesu twamugereranya na wa mugiraneza. Igihe yemeraga gutanga ubuzima bwe butunganye, yadukijije icyaha, atuma abantu bose bongera kugira ibyiringiro byo kubaho iteka. Wakwibaza uti, ni iyihe nshingano Yesu afite muri iki gihe?